mujye mukunda gusenga, musengane mu rugo, mufatane mu biganza. Ikintu cyo gusenga cyo nkigarukaho kenshi cyane kuko ni ikintu gifasha kandi cyubaka ingo. Abagore bita kuri buri kintu icyari cyo cyose. Nimba utari unabizi wa mugabo uri kureba kino kiganiro, abagore bita ku kintu icyari cyo cyose. Umugore wawe numwerekana mu bantu, ukamushimira mu bantu, ukamwereka ko ari igikomangoma cyawe, ari umwamikazi w'umutima wawe, trust me, nta mukobwa uzaza a joking around you. Mubwira ati sheri urasa neza, wow. Usiku utajya uhinduka, umubwire buryo cyari mwiza, umubwire buryo cyaba mwiza uko bwije nuko bukeye. Hey guys, hey, reka nizere ko aho uherereye hose umeze neza cyane, natwe tumeze neza, turashima Imana, ibintu biragenda neza. Buryo uri muzima ujye ushima Imana, kandi nawe urwaye tukubwira ngo ukomeze kwihangana, urware ubukira. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bitameze neza, ariko byose tubicamo hamwe no kwihangana. Yes, uyu munsi rero nanone muri kubibona ndi kuri Lis Hotel. Iyi hotel maze iminsi nyibabwiraho, na ahantu heza ushaka gusohokera. Urabona yuko hari piscine nziza, hari ahantu heza wakogera n'inshuti zawe uri kwinywera akantu se, cyangwa se murabona ko muri iyi minsi hariho izuba, nubwo wenda rivanze n'imvura, ariko mu gihe cy'izuba ushaka waza ukahogera, wahatemberera, ushaka no kurara warara, hari amacumbi, mbese nta kintu kihabuze, n'ibyo kurya byiza nta kintu kibuze muri Lis Hotel. N'ahandi rero ni ku Ruyenzi, ugeze ku Kiliziya uhita ubona icyapa kirakuyobora mpaka uhageze. Yes, hanyuma rero njyewe nta wundi ni Precious Diana, channel na yindi ni Shandi TV. Guys, please mukore subscribe kugira ngo mujye mubana natwe igihe cyari cyose uko tugiye twaploadinga ikiganiro. Uyu munsi rero nje kubabwira iki? Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ibintu abagabo baba bakeneye ku bagore. Abagore barareklama bati natwe turakeneye tubwire. Uyu munsi rero nicyo naje gukora. Uyu munsi noneho mwabagabo mwe, ibi ngibi ngiye kubabwira ni mwebwe bireba. Abagore mwigereyo, igitsina gore mwegereyo, urumva, kuko ibi ngibi bireba igitsina gabo cyonyine. Mwabagabo mwe ngiye kubabwira ibintu abagore babashakamo, ibintu abagore bakunda, ibintu wa mugabo we uba ugomba gukora kugira ngo umugore wawe nezerwe, unezeze umugore wawe, yishime, yumve abayeho mu buzima bwiza, yumve abayeho mu rushako rwishimye kandi ruryohewe, sibyo? Ntimujye kure rero, kandi ibi bintu mbabwira ni ukuri birafasha, kuko hari abantu benshi bagenda batubwira ibi bintu byaradufashije, ibi bintu nibyo, ntabwo twabyitagaho, ariko ibi bintu nibyo. Uyu munsi rero mwabagabo mwe ni mwegere hino, uyu munsi ni uwanyu. Iki kiganiro ni icyanyu. Ikindi, nimba ukunze kino kiganiro, please jya ukora share aho ngaho hasi biranditse, share, likes, comment. Ibyo ni ibintu uba ugomba gukora nimba wakunze ikiganiro, cyangwa se nimba nabwo utanagikunze, it's okay, ugomba kutubwira ati you know what Diana, muzahindure mu bigenze gutya, mubikoze gutya byadushimisha. Nyine turi hano ku bwanyu, kandi ibyifuzo byanyu ni nk'itegeko. Tugomba kubikora nk'itegeko, niko binameze, kandi nta kundi biba bigomba kugenda. Ibyifuzo byanyu ni nk'itegeko. Ikindi, iyo nimero muba muri kubona iri kuri WhatsApp, wayihamagara. Ushobora kuba wenda ufite icyo ushaka kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha. Yes, hanyuma rero ndumva ndananiwe pe, ndimureke nicare. Ndicaye meze neza. Mwabagabo mwe mwegere hino mbabwire, uyu munsi ni uwanyu. Uri kumva? Ibintu nababwiye kuba nimba nawe utarareba icyo kiganiro aribwo ugifungura
iki kiganiro ari bwo kigera kuri YouTube channel yacu ugende hasi urebe ibindi biganiro twakoze tugira abantu inama urakibona icyo kiganiro twabwiye abagore ikintu abagabo baba bashakaho ibintu abagabo bakunda uyu munsi rero mwabagabo mwe namwe ngiye kubabwira ikintu abagore banyu babashakaho ibintu abagore banyu bakunda nyamaze ntimubyiteho ikintu cya mbere abagore bakunda ibirori warubizi abagore bakunda ibirori nimbivuga gutya ubyumve nago nimba mvuze ibirori simvuze ngo nukwirirwa muri club simvuze ngo nukwirirwa wasohotse wagiye hehe oya nimba agize isabukuru bimenye ko yagize isabukuru umugore aba yibaza se uyu mugabo ngiye kubana nawe cyangwa se mbana nawe azareka mbe free numve ndi free mu byo nkora umugore aribaza ese uyu muntu mbana nawe cyangwa se ngiye kuzabana nawe azareka byibuze mbohoke mbeho numva ubuzima bwanjye buri free nta kibazo abagore bakunda gucelebra anniversaire yabo amasabukuru yabo sibyo bakunda nyine bakunda gucelebra bakunda uturari nk'utwo ngutwo nimba agize isabukuru ntubimenye ntunayimwifurize ibyo ni ibiki ntago mu by'ukuri azagira bizamushimisha abagore bita kuri buri kintu icyo ari cyo cyose nimba utari unabizi wa mugabo uri kureba kino kiganiro abagore bita ku kintu icyo ari cyo cyose niyo mpamvu nimba yagize isabukuru yimwifurize mukorera anniversaire gatoya kandi nimba nta n'ubushobozi ufite it's okay mugurire keke yonyine wowe n'abana cyangwa se nimba mutaranabagira wowe nawe nta kibazo aho ngaho azabona yuko umutekereza azabona yuko nta mafaranga ahari ariko azabona yuko umutekereza anniversary yanyu wedding anniversary urumva ibyo ngibyo nabyo uba ugomba ni igihe itariki mwashakaniyeho uba ugomba kuyimenya mukayicelebra abashaka kuyicelebra abagore bashaka kuyicelebra ariko uraho ntago uzi what's going on uraho nyine uri gushaka amafaranga nibyo ariko hari ibindi utitaho kandi byakubakira urugo sibyo ntimukajye mwirengagiza ibintu nk'ibyo ngibyo abagore barabikunda nkumva muha igihe umuha umwanya mureka sohoke niba ashaka gusohokana n'inshuti ze umureka sohoke agende yisanzure numubangamire ngo muhamagare amasaha 11 utangira umuhamagare se ugeze he ese ibingibi oya mureke yisanzure kuko ni umunsi umwe wenda bikora rimwe mu kwezi cyangwa se kabiri mu mezi abiri nta wamenya ariko igihe wamuhaye uwo mwanya mureka yinjoyinge n'inshuti ze bishimire uwo munsi ibyo bintu abagore barabikunda wituma umugore yumva yuko mu rugo ari nko muri prison cyangwa se ari nko muri gereza no urugo ntago ari gereza sibyo urugo ni ahantu nyine abantu babiri babana kandi bakabana bishimye urugo ntago ariho umugore nimba nta kazi afite ntago azajya agomba yirirwa mu rugo ku kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nta adasohoka aho mureke asohoke agende ahure n'inshuti ze basangire urumva ikindi amanuza Valentine's Day oh my god ngibyo ngo nibyo ngo niby'abana bato no come on ntago ari iby'abana bato n'abagore bawe barabikeneye ni kuri Valentine's Day genda umugurira ururabo mugati umugore mwiza umunsi mwiza w'abakundana umunsi mwiza w'abakundana sweetheart umubwira amagambo meza umwibutse buryo cy'umukunda umwibutse buryo ki ari we wa mbere mu buzima bwawe umwibutse nyine umubwire ya magambo wajyaga umubwira utaramugeza mu rugo sibyo ugende umugurire n'utwo dukweto umubwira ati isabukuru nziza cyangwa se umunsi mwiza w'abakundanye ibyo ngibyo abagore barabikunda kandi bigira gute byongera urukundo kandi mukabana mwishimye ikindi cya kabiri umugore uburyo cyagaragara bakunda kugaragara neza urumva umugore aribaza se uyu mugabo yitaye kuko ngaragara cyangwa ari aho gusa
yitaye buryo ki ese inzara zanjye zitayeho, ese imisatsi yanjye yitayeho, ese ibiki n'ibiki. Ese wa mugabo we ni kangahe ujya ugurira isakoshi umugore wawe? Ni tuvugisha ukuri, ndakubajije aho uri wisubize. Ni kangahe ugurira isakoshi umugore wawe? Ni kangahe ugurira inkweto umugore wawe? Ni kangahe ugurira umugore wawe igitenge? Nimba igisubizo wakibonye rero, hinduka cyangwa se ukomerezaho. Ushaka kuba ubikora, ushaka kuba utabikora, ariko ndakubwiye ngo nimba utabikora hinduka. Uri kumva? Umugore wishimye bimugaragaraho no kwisura, ariko bite byanyu investinga mu mugore wawe ase neza. Umugore wishimye, umugore ubayeho mu buzima bwiza, umugore ubayeho mu rushako rwiza bimugaragaraho. Ntabwo abagore bazi kwijijisha. Niyo wa pretendinga gute ukigira nkaho wishimye, trust me, umuntu uzi kureba arareba akavuga ati uyu muntu ari kubifekinga, ari gufekinga ibyishimo. Urumva? Kimwe nk'uko umugore urakaye cyangwa se utishimye mu buzima bimugaragaraho, biba bimugaragaraho rwose. Ubu bibona ko atishimye, ubu ubona ko nyine ntago abayeho mu buzima yishimye. Umugore wawe nimba akeneye gukoresha inzara, nushaka unamuherekeze biramushimisha, cyangwa se umuha amafaranga agende muri salo. Ese umugore wawe amugura imyenda kangahe? Umwaka umwe aho nushira, uwa kabiri ugashira, uwa gatatu ugashira, uwa kane ugashira, nta kintu gishyashya uramugurira. Ibyo bintu ntago abagore babikunda. Bakunda umugabo ubitaho. Urumva? Umugabo ubitaho. Ibintu byo muri aho ngaho muza gusa buhaha, yego nabyo ni byiza birakenewe, ariko umugore akamaza ibisuko ku mutwe amezi 5 birababaje. Muhinduke. Kandi wenda ufite n'ubushobozi, wenda utabufite birumvikana, ariko ufite ubushobozi kuki takwe investinga mu mugore wawe. Ngaye nguko. Ikindi, abagore bakunda abagabo basenga. Urumva? Nimba udasenga, ese uyu mugabo tugiye kubana cyangwa se turi kubana azanyobora mu nzira igana ijuru, cyangwa ni wa wundi ahubwo uzanjyana muri Gehenomu? Cyo nabyo ni ibintu barebaho. Uyu mugabo azanjyana mu ijuru, azamfasha urugendo ndi kubaho kuri rino si rutegura ijuru. Mujye mukunda gusenga, musengane mu rugo, mufatane mu biganza. Ikintu cyo gusenga cyo nkigarukaho kenshi cyane, kuko ni ikintu gifasha kandi cyubaka ingo z'iki gihe. Urugo rudasenga nta rugo ruba rurimo. Ibyo ngibyo ubyemere cyangwa ubyange. Abagore bakunda abantu basenga. Sibyo, ashobora kuba adasenga ariko wowe ukabimujyanamo. Mwereke ko usenga, mufatane mu biganza, musenge. Imana izabafasha kandi urugo rwanyu ruzagenda neza. Gusenga byo mbivuga kenshi pe, nta n'ikiganiro nzigera ntabivugamo, kuko gusenga bihindura byinshi, bihindura ibyanze guhinduka, bihindura ikintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero twihuse, ikindi, abagore bakunda nyine kuba nyine bumva ko bafite umuyobozi mu rugo. Umugabo uri umuyobozi, kandi koko nibyo uri umuyobozi mu rugo rwawe. Uri kumva? Ikintu ndi kuvuga ku buyobozi, umugore aba ari aho ngaho, nta kintu muba muri aho ngaho mupanga ku buzima bwanyu. Hari abantu bashaka kumara umwaka wose batazi ngo ese turimo turaganaye, batazi ngo bije y'urugo rwacu ihagaze gutya, bimeze gutya na gutya. Ese abana bacu mu myaka 5 cyangwa se imyaka 10 bazaba bari hehe? Sibyo? Ese ni gute twakora cyane kugira ngo urugo rwacu rukomeze rutere imbere? Ibyo ni ibintu uba ugomba kumenya. Uzi ko hari umugore, uzi ko hari abagore baba batazi n'amafaranga abagabo babo babahembwa cyangwa binjiza. We nyine abona umugabo wazana ati ufata ibiwenda yangaye 50 hahe, ariko batazi ngo wenda ninjiza 500 ku kwezi, batazi ngo
ibyo ngibyo ni ibintu muba mugomba kuganiraho, communication, mukaganira, mukumvikana, mukavuga ati abana tuzabyara, ese tubyara ubu ngubu cyangwa se tubyare mu mwaka utaha cyangwa se mu myaka ingahe iri imbere, wenda bitewe n'ubushobozi cyangwa se n'icyo mushaka kugeraho. Hari abantu bashaka kubana batanaganiriye nimba bakeneye umwana ako kanya cyangwa se ntawo bakeneye. Ngiye ko nta muntu udakeneye umwana, ariko uba ugomba gupanga ese umwana aramutse aje kakanya nzabasha kumuha icyo akeneye cyose, nzabasha kumujyana mu ishuri ryiza, si umwana aziga ahantu heza azabona ikintu cyose akwiriye, cyangwa nzamuzana ahubwo abura icyarye. Ibyo ni ibintu muba mugomba kugira gute kuganira mbere. Nihuta rero, abagore bakunda kwa pression, kuba appreciated. Nimba umugore akoze neza mushimire. Umugore yatetse neza, yatetse inyama, ateka ibiki byose yashyashyanye, yakoze isuku, yagize ibiki byose, ariko ntuje ngo unamubwire ngo sheri uyu munsi wasashe neza. Ibaze uyu munsi watetse neza, mugore mwiza, wakoze guteka neza, wakoze gusasa neza, wakoze wenda kugira gute gutunganya munsi ya se kunzingira imyenda neza. Ibyo ni ibintu abagore bakunda gushimirwa. Ubyangu byemere, nimba udashimira umugore wawe aho ngaho naguri mu kazi. Hari abantu badapfa no gupostinga, uzi umugabo ariko utazi umugore we imyaka 10 wenda reka tureke imyaka 10, umwaka ugashira n'ukuri utarapostinga n'umugabo wawe nako n'umugore wawe, cyangwa se umugore wawe waranagupostinga buri munsi ariko nuramuga ati wow sheri mugore mwiza, n'ukuri urakoze mana, we urankunda nkabibona, byereka abantu. Ese nutamushimira privately, publicly niho uzamushimira wapi? Uba ugomba kumushimira aho abantu bareba n'aho abantu batareba. Uri kumva ngo se ngo umuranye ngo reka ngo yaba nsuzuguye ngo kumwandikaho amagambo meza kubera iki? Nimba agize isabukuru ko utamwandikaho amagambo meza, akumva koko ari we mwamikazi w'isi, akumva ari we mugore ukwiriye ku isi, ari we mugore wa mbere ku isi, kubera iki? Uba ugomba kubikora haba aho abantu babibona n'aho abantu batabona. Ibaze kugenda n'umugore wawe umwe akagenda muri metero 2, ubwo sibyo ni ibiki? Mufatana akaboko mugende neza, nimba mutanagafatanye mugende muringaniye, muganira, museka. Ibintu byo kugenda mwaho wajya ngo nago muziranye, ibyo ni ibiki? Mva turimutse rero, izuba ryari tumereye nabi murabizi nyine kuri piscine haba hari izuba. Nibyo nanjye kubabwira mwabagabo mwe, umugore wawe numwerekana mu bantu, ukamushimira mu bantu, ukamwereka ko ari igikomangoma cyawe, ari umwamikazi w'umutima wawe, trust me, nta mukobwa uzaza joking around you. Urumva ntabwo azaza impande yawe aza kwibaranzaho. Sinzi nanjye gukoresha imvugo itari nziza, ariko ntabwo yaza imbere yawe ashaka kukureshyareshya gutyo ngo aze agutware. Kuko azabona ko uri umugabo uri serieux, azabona ko uri umugabo w'inshingano, uri umugabo ukunda umugore we. Urumva ibyo ngibyo ndi kukubwira ngo ujye wa pression umugore wawe. Abagore bakunda gushimwa. Ni umugore avuye mu rugo arasa neza, yambaye neza, ntunamubwiye ati sheri urasa neza, mbabarira wibaza icyo kintu. Nyamaze aragira hanze, hari abandi bari bubimubwire. Ese wari uzi ko umugore wawe ajya muri salo kubera wowe? Uruzi ko akoresha imisatsi kugira ngo ase neza ku bwawe? Ajya muri salo agiye gukoresha inzara, akoresha imisatsi, akambara neza, agakora sport kugira ngo ajye kuri taye just because of you. Ariko warangiza ntubibone, ntubyishimire, ntunamushimire, ukabona yirebera aho ngaho nta birenze. Okay, wambaye neza, so what? Bimubwire nyine, mubwira ati sheri urasa neza, wow.
utajya uhinduka, umubwire buryo cyari mwiza, mubwire buryo cyaba mwiza uko bwije nuko bukeye, ari mwiza kuruta uko ari mwiza uyu munsi birute ko yasagaje. Ibyo ngibyo abagore barabikunda, ibyo ngibyo ndi kukubwira ubyumve kandi uzabishyire mu ngiro, uzanshimira. Ikindi rero, abagore bakunda guhabwa igihe. Mu kazi, uvuye mu kazi nimugoroba urasohotse n'abagabo b'inshuti zawe, utashye nijoro unaniwe, ugize gute, sinzi, nta mwanya uri kubonera umugore wawe, nta n'umwanya ugira wo kunaganira, umuganire ku rugo rwanyu, ese gute twatera imbere, ese ni gute twakora ibintu bikagenda neza, ni gute nta kintu nyine uraho, ntabwo uri kubonera umwanya umugore wawe. Nyamaze burya uruzi ko buraba abagore bakunda attention, bakunda guhabwa nyine guhabwa igihe, agutega amatwi umutega amatwi, urumva. Ese kubera iki, ese wa mugabo uheruka kohereza umugore wawe message umubwira ko umukunda ryari? Ngize ukuri, uheruka kohereza umugore wa message umubwira ko umukunda ryari? Aho ntabwo ashize amezi angahe? Ntabwo mbizi, urisubije. Ni ukuri wagakwiye kujya umwandikira message nka buri munsi byibuze, cyangwa wakabyuka ugatsibamo umunsi ko mugata ko sheri wabuze uburyo kiri mwiza, sheri ndagukunda, nta wundi nyine ya magambo wamubwiraga utaramugeza mu rugo, ugakomeza ukamwohereza message sanga saa sita, sheri wariye, ese wabonye ibiryo, wari iki sheri, wagize gute, ukamwereka nyine kumwitayeho. Ese nutabikora koko ari byo bakunda, ejo yabona ubimukorera yaguca inyuma ngo ngaho kabaye umugore wanjye yanciye inyuma. Ese yaguciye inyuma kubera iki? Wenda yaguciye inyuma kubera impamvu zawe, yaguciye inyuma kubera wowe wabigizemo uruhare, yaguciye inyuma kubera ko wabigizemo uruhare, urumva. Ese uheruka gusokana n'umugore wawe ryari? Ntago imyaka 5 ishize kuva mw'abana utaranamujyana ngo ugende umugurire ifi nk'abandi yumva uko bimeze, cyangwa inkoko, cyangwa biheruka cyagiye kera. Ntago mbizi, sivyo? Ariko wibaze, wisubize nimba ari byiza, komerezaho. Nimba utabikora kandi nabwo ubikore. Ibi bintu tukubwira bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mwabagabo mwe, ibi bintu uko ari bingahe mbabwiye, abagore barabikunda. Shakira umwanya umugore wawe, fata umwanya mugatisheri, reka tugende twimure n'igisenge, reka twimure plafo yo mu rugo. Ntaruzi ko binashoboka, reka twimure plafo, guhora ndeba plafo imwe, ibi ni ibiki? Muze nkahanga muri liste, mufate icyumba weekend yose muyispending, urumva? Weekend yose muyispending, muhindure mirie, murumva? Mumve ibintu ni sawa. Hari akandi kantu nibagiye ko kwa pressure, we gushimira umugore kuki udashobora kubwira umugore wawe mu gitondo ko sheri iri joro ryari be, iri joro ryari ryiza, sex yari amazing, we had an amazing sex, thank you. Ngo ngushimira sase nagushatse. Ariko mwagiye bumbabarira koko, mushimire nimba baramukoye yego, ariko nawe abagomba n'ubundi aracyakeneye bya bindi bamukoreraga, urumva? Mushimire mugati sheri iri joro rwose wampaye neza, twabikoze neza, urumva? Urumva? Ubwite byari sawa, byari sawa, ukomereza aho ngaho. Azavuga ati wow, burya wabibonye, ubutaha none nzakuba kabiri, uzarebe n'ibyo azakora mu ijoro rya kabiri. Muraho mujye mumenya ubwenge. Ariko nicyo nababwiraga nyine, musohoke umufate umujyane hanze, nimba ufite amafaranga mugende za Dubai n'ahandi hose, hari ahantu heza ho kurira amafaranga no kurira ubuzima. Nimba nta nayo ufite, kora ibyo ushoboye, ubona wakafodinga, sibyo? Umusohokane uzumugurira inkoko. Umugore aheruka kurya inkoko yokeje kuva mu giteretano, kuva mwashakana ntago ayiheruka.
ubwo sibyo ni ibiki yabona uyimuha ngo iki mugore wanjye ngatangiye kwitwara nabi yego utangiye kwitwara nabi nyine kuko utari kumufata neza sohokana umugore wawe umuha umwanya muganire akubone akubwira ibyifuzo akeneye nawe umubwire muganire nyine nizere ko nyine ibintu byabashimishije kandi byabigishije ibi nibyo bintu abagore bakeneye ku bagabo bikore nimba urugo rwawe rutari kugenda neza akora bino bintu uzambwire nyuma y'ukwezi nukuri bizagenda neza. Yes, reka rero mbashimire wowe wakurikiye kino kiganiro Imana igumugisha tugusaba gukora subscribe ugakora like comment ukatubwira uko ibintu babimeze hanyuma ubundi ibiganiro n'ubutaha murabizi ko turi hano ku bwanyu ikindi ariko we mujya mutubwira nimba ibintu byaba byaraciye mu yego harabo mbona babikora ariko dukeneye ko mubitubwira muri benshi sawa rero ibihe byiza Imana ibarinde bye.